bita Kagarara ashobora kuba ariwe muntu ushobora kuba ashobora kuzazamurira kugana n'ibyo abahanzi bakoze. Tuzi ko iyo umureyo vision mubona kuri Kagarara ashobora kuba ari umuntu uzagira urubuga rwa mbere rukomeye Kigali. Yego. Urumva? Kagarara ashobora kuba ari umuntu ushobora kuzajya uri kuvuga kuri social media ijambo rikijyana. Kandi akunda kuvuga ngo inability. Disability is not an ability. None bamuvugana buri munsi. Ariko niko Kagarara kabisa umwe mu bantu wafashije njye nishimye. Kagarara nyine Diamond ajya muri comedy. Niwe muntu ari umuhanzi mu Rwanda, ari umuhanzi mu Rwanda. Bakoranye indirimbo aragira muri komande. Reka gusobanura. Diamond kurateye. Uravuga ko ikintu kiza ashaka kwiga. Yesu indirimbo kuri iyi. Ariko tuzabona Diamond uvuge we mwenyewe. Aje muri konti twakoze. Muri konti. Akazashyiramo akaboro kuri iki. Kimwe kuzamutego. Diamond nakonte. Akaza agashyiramo karakantu kuri ubu. Kandi Kagarara noneho agahita afata utufunguzo akazungu. Umuntu wese kuri uyu mugabane wa Afurika uri kuvuga izina Ashton Hall rikwita rigendana n'izina Ashton Small cyangwa se Kagarara rikagendana n'irindi zina yewe ryitwa Indian Ashton Hall. Aya ni amazina uko ari atatu ari kuba yatrendinga cyangwa se ari kuba yacaracara hirya no hino haba muri Afurika ndetse no yewe no mu yindi migabane igize isi, dore ko yewe byafashe indi ntera aho uyu mugabo Ashton Hall cyangwa se Ashton Small agiye kuba yahindurirwa ubuzima n'uyu witwa Ashton Hall. Ashton Small mu busanzwe tumuzi twebwe nka Kagarara. Ese uyu Kagarara ubuzima bwe bugiye kuba bwahinduka mu gihe kitarenze amezi 2 cyangwa se ukwezi kumwe? Ibintu byose byatangiye bite? Dore ko byatangiriye hano i Nyarugenge, byose bijya kuba byatangira bajya nkwereka ukuntu byatangiye. Dore ko uyu muhungu w'umujejetafaranga w'umunyamerika uzwi cyane mu bijyanye na coaching cyangwa se uzwi cyane n'ibintu akunze kuba yakora mu gitondo iyo abyutse, yashatse kuba yahindura ubuzima bw'uyu mugabo w'umunyarwanda w'umu content creator ukorera ku mbuga za TikTok, akaba yakoraga no kuri Instagram, akajya yakoraga n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye byo ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Ese ko ashaka kuba yahindura ubuzima bw'uyu mu content creator wo mu Rwanda witwa Kagarara, byatangiye gute cyangwa se we inyungu ari kuba yayikura hehe? Kugira ngo muze tubane muri iki kiganiro, kuba wabateguriye iki kiganiro yitwa Abdati, kugira ngo abwira ati murakaza neza, murakaza mwisanga kuri YouTube channel yanyu, ndetse iyi YouTube channel ibasha kuba yabagezaho ibiganiro byiza, amadocumentaire, inkuru ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bikaba byacaracara hirya no hino. Yamubwira ati welcome. Ubundi iyi nkuru yose ya Kagarara ijya gutangira kugira ngo uyu Kagarara tumubone yabaye icyamamare gutya ari kuba yagendera muri izi private jet, akaba ari kugendera yewe no mu zindi modoka zikanganye cyane, yewe zimwe na zimwe atabasha kuba yabona i Kigali. Yamubwira ukuntu iyi nkuru yose yatangiye. Iyi nkuru yose yatangiye ubwo uyu muhungu witwa Ashton Hall w'umunyamerika ubwo yateguraga urugendo rwe rwo kuba yajya gusura mu gihugu cy'Ubuhinde. Ahangaha nibwo uyu muhungu rwose yageze mu Mumbai ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatanu mu 2026. Uyu muhungu akigera hano muri iki gihugu cy'Ubuhinde yakiriwe n'urugwiro rwinshi cyane, dore ko yewe abaturage bo mu Buhinde batahwemye kuba bamwereka urukundo cyane. Uyu muhungu akimara kuba yababona bose nibwo yaje kuba yahura n'umwe mu bagabo bamwishimiraga cyane, bakunda kuba bakigana ibikorwa abasha kuba yakora. We nk'ubusanzwe we yakoraga amavideo akaba yakundwa hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, gusa ntabwo yari azi ko mu gihugu cy'Ubuhinde abantu bamukunda ku kigero bamweretse ko bamukundamo. Uyu muhungu witwa Ashton Hall w'umunyamerika nibwo yaje kuba yahura n'undi witwa Yogendra Kuswahi. Uyu nguyu akaba ari umuhinde nyuma waje kuba yamenyekana ku mbuga nkoranyambaga nka Ashton Hall India cyangwa se India Ashton Hall. Uyu nguyu nawe akaba yaraje kuba yamuhindurira ubuzima, dore ko nyuma yaho aribwo yaje kuba yamugurira imodoka yo mu bwoko bwa Mahindra. Iyi modoka akaza kuba yayimuhamo nk'impano kugira ngo abashe kuba gusa yamushimira ko yabashije kuba yakigana content cyangwa se akaba yamwereka urukundo rukabije cyane kuba ye nawe yarakurikiranye bimwe mu byo abasha kuba yakora.
uyu muhungu w'umunyamerika witwa Ashton Hall akimara kuba yasoza urwo rugendo mu gihugu cy'Ubuhinde, ahangaha yari amaze kuba yamarayo igihe kingana n'ibyumweru 2. uyu muhungu akimara kuba yasoza urwo rugendo akora amacalenji n'uwo muhungu wundi w'umuhinde witwa Indian Ashton Hall amaze kuba yamuhindura ubuzima, nibwo ku itariki ya 27 z'uko kwezi n'ubundi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo yahise atanga urugendo aravuga ati ngiye kuba nasubira mu gihugu cyanjye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara kuba yagerayo, wibutse ko umuhungu wacu witwa Kagarara wari uri i Kigali yari ari kuba yabirebera ku ruhande avuga ati uyu Kagarara nawe mu kubibona gutyo, akibona kubona ko uyu muhungu witwa Ashton Hall avuye mu gihugu cy'Ubuhinde, niwe yari ari kuba yakurikirana inkuru yose nk'uko nawe uri kuba wayumva aka kanya. Akimara kubyumva nibwo yagiye kumva yumva amahirwe aramusekeye, agiye kumva yumva uyu muhungu witwa Ashton Hall ahise atangaza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo yahise atangaza ati nyine no kuba nasura ibihugu bya Afurika. Uyu muhungu Kagarara mu kuba yabibona nibwo yitereye hejuru avuga ati amahirwe yanjye ngomba kuyakoresha. Uyu Kagarara atazuyaje akimara kubona iryo tangazo, nibwo yahise avuga ati reka nkore video nanjye ubundi nereke Ashton Hall yuko muri Afurika naho harimo abantu benshi cyane bafite impano, kandi ko awe afite irindi jambo akoresha ati disability is not inability, bivuga ko nyine we nubwo afite ubumuga bw'ingingo atari muremure cyane nk'abandi basore bose b'ibihangange nk'uko bigaragara, ntabwo bivuze ko adashoboye, kuko nyine abasha kuba yabikoresha n'ubundi akaba yakora bya bindi byose abantu bakeka ko ashobora kuba atakora. Mu kumara kubibona, abakoze video ya mbere aribwo yayishyize hanze, dore ko iyo video yewe yakunzwe cyane, ubwo yari kuba yakereka uyu Ashton Hall ariko yamwereka ko witwa Kagarara afite imyaka 25, yabashije kuba yakora challenge n'abandi basitari yewe bagiye bakomeye, harimo uwitwa Ashton Speed. Uyu Ashton Speed ubwo yazaga hano mu Rwanda murabyibuka neza, nibwo yabashije kuba yahangana n'uyu Kagarara hariya kuri Rafiki. Uyu Kagarara abasha kuba yamuhegeka, amwereka yuko nubwo yewe afite ubumuga, uyu Ashton Speed ukunda kuba yakiyaminiya cyangwa se ubasha kuba yakora ibitangaza hirya no hino, uyu Kagarara yabashije kuba yamutsinda ku kijyanye na push up. Uyu Kagarara rero yabasha kuba yabyereka uyu Ashton Hall. Ashton Hall mu kuba yabibona noneho bimukora ku mutima, aravuga ati muri Afurika ngomba kuba najyayo koko mfiteyo abantu. Uyu Kagarara nawe akimara kuba yakora iyi video, niyo video ya mbere ngo yari abashije kuba yakora ngo ibashe kuba yajyaho yewe abantu benshi cyane batandukanye bayitera nko comment, dore ko yewe mu kuba yakora iyi video yabashije kuba yajyaho abasitari bo mu Rwanda yewe bagiye batandukanye, harimo uwitwa Kivumbi King, uwitwa Shafi, uwitwa Bade, uwitwa Mario Skit, yewe n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, yewe tutibagiwemo n'abandi bazwimo nk'abantu Buja. Abo bose bari kuba bamubwira ati Kagarara wacu kuraje. Ibi ngibi byatumye uyu Kagarara abasha kuba yagira umurava wo kubaho yakora cyane, avuga ati ngombe mbikore kuko n'ubundi ibi bintu nibyo byanjye, hari ukwicara n'ubundi simbikore byose n'ubundi nkahombera rimwe, reka mbigerageze. Akimara kuba yabonaga izo comment z'abantu benshi cyane ariko bamubwira turabishoboye wabikora, ubwo yahise avuga ati ibintu ngomba kubikora byanga byakunda. Uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara akimara kuba yabona abantu benshi cyane bari kuba bamuha courage, nibwo yahise akomeza akora amavideo menshi, dore ko byamusabye we gukora video 3. Video ya gatatu uyu Ashton Hall n'ubundi yashakaga ko abasha kuba yabona izi video ze, nibwo yahise abona iyo video ye ya gatatu yari amaze kuba yashyira hanze, ahita yandikamo ati Ashton Small, abamubatije rya zina n'ubundi rya Ashton Small. Uyu witwaga Kagarara abaye Ashton Small gutyo. Biramushimisha cyane kubona ko noneho ya video yari arimo kuba yakora kugira ngo ibashe kuba yagera kuri uyu mugabo, ko yabashije kuba yamugeraho, nibwo noneho byamurenze cyane, atangira gukora ayandi mavideo menshi cyane, ko yagiye akundwa cyane. Muri video uyu Ashton Hall yabashije kuba yasubizaho, yabashije kuba yakundwa n'abantu batari bakeya cyane, dore ko yabashije kuba yagira likes zigera kuri 4,300,000, naho icyitwa views ikaba yarageze views zigera kuri 180,000,000. Iyi video
akaba yarazigize izo views zose mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Iyo ikaba yayigira video ya mbere mu Rwanda yabashije kuba yarebwa n'abantu benshi cyane ndetse mu gihe gitoya cyane, dore ko uyu Ashton Hall akimara kuba yayibona ibi byose agipanga urugendo rwo kuba yaza mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu yewe bigize Afurika muri rusange, nibwo yahise avuga ati ngo mbe mpure n'uyu musore wanjye wo muri Afurika witwa Kagarara, ariwe yise izina rye nka Ashton Small. Uyu mugabo rero akimara kuba yapanga kuza muri Afurika nibwo yahise agera mu gihugu cya Ghana, aribwo yahise ahamagara n'uyu mugabo witwa Ashton Small yari amaze kuba yabatiza izina uzwi nka Kagarara, abasha kuba yamutumizaho bahurira mu gihugu cya Ghana aho bari bagiye kuba batangira urugendo rwabo rwo kuba basura bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika, dore ko intego y'ubundi yaje ari agiye kuba yasura ibihugu birimo nka Ghana, Kenya, Nigeria, u Rwanda, Liberia ndetse na Afurika y'Epfo. Yewe nubwo iyo ntego ye n'ubundi yagize gutyo biratandukiriye, aho aravuze ati ngomba gusura ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, hafi ya byose ngomba kubigeramo uko ari ibihugu 51. Akimara kuba yahura n'uyu Kagarara yewe bakoze amavideo menshi cyane yewe biratinda, dore ko nyine yanishimiye kuba yewe yahura n'uyu Kagarara, uyu Ashton Hall, dore ko ari ubwa mbere yari abashije kuba yabona umufana we mugufiya bigeze kuri iki kigero cyangwa se ureshya gutya, ku buryo nyine abasha kuba yakora ibintu nk'ibyo abasha kuba yakora n'ubundi nk'ibisanzwe, kandi we akaba yabasha no kuba yamutsinda. Ibi ngibi bikaba byaramutunguye cyane bikamubabaza cyane, dore ko ibi byatumye arira amarira rwose y'ibyishimo avuga ati ibintu bishoboka bite, aho we yari kuba yavuga ati no way, avuga ati ese ibintu bishoboka bite, ibintu byamurenze cyane. Kimara kuba bahura yewe muri iki gihugu cya Ghana ibyishimo byabarenze bombi, nubwo noneho batangiye kuba bapanga izindi ngendo bagiye kuba bakorana. Bakimara gusura iki gihugu cya Ghana bagiye mu bihugu bitandukanye harimo za Maroc, bakivayo ubu tuvugana bibereye mu gihugu cya Nigeria, aho baraye bagiye bombi bateze indege ya private jet. Iyi ndege uyu Ashton Hall akaba yabwiye Kagarara ko iyi ndege nibura kugira ngo ubashe kuba wayitega cyangwa se wayigendamo ubasha kuba wayitega agera ku bihumbi 75 by'amadolari ya Amerika. Aya ngaya akaba ari amafaranga nibura ashyira hafi miliyoni 80 cyangwa se 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga Kagarara bikaba byamurenze cyane ukuntu uyu mugabo ari kwemera kuba yayatanga kugira ngo babashe kuba nibura baba bari kumwe gusa bakora aya mavideo basura n'ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika, dore ko uyu Kagarara nawe atari kuba yahwema, ari kuba nibura yagenda amwigisha amwe mu magambo y'Ikinyarwanda, aho ari kuba yagenda amwereka yewe na zimwe mu ndirimbo zigiye zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yewe harimo n'indirimbo ya Holy Spirit y'uwitwa Meddy babashije kuba bose baririmbana, dore ko nyine uyu Ashton Hall nubwo yari asanzwe akunda iyi ndirimbo ya Meddy, byamukoze ku mutima kubona ukuntu Ashton Small cyangwa se Kagarara abashije kuba yabasha kuba yamenya iyo ndirimbo. Yewe usibye n'ibyo ngibyo uyu Kagarara ari kuba yewe yavuga ukuntu agiye kuba yazana uyu Ashton Hall, agiye kuba yamuzana mu gihugu cy'u Rwanda, akabasha kuba yamujyana mu Bigogwe, akamujyana mu Birunga, yakabasha kuba yamutembereza no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa si ibi gusa, nuko uyu Ashton Hall yabashije kuba yabaza Kagarara ati ko mbona n'ubundi wabashije kuba wakamamara, ninde wabashije kuba yagufata video ya mbere kugira ngo ubashe kuba wakamamara? Uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara nta kindi yavuze mu marira menshi cyane n'ibyishimo, yari ari kuvuga ati ndashima cyane umugabo witwa Aga Promoter, uyu nguyu niwe wabashije kuba yamfata video ya mbere kugira ngo abashe kuba yanzamura cyangwa se abashe kuba yanyerekana hano abantu babashe kuba bamenya. Uyu Ashton Hall akimara kuba yabyumva gutya byamukoze ku mutima, aravuga ati ni gute umuntu yabasha kuba yagufasha ikintu gikomeye gutyo ntabashe kuba yanakwishyuza? Aho yari ari kumwe n'ubundi mugabo n'ubundi nawe aramubwira ati hano muri Afurika cyane bikunze kubaho ko umuntu abasha kuba nyine yabona ko umuntu azavamo ikintu gikomeye cyane cyangwa se azabasha kuba yagira imana akabasha kuba yamufasha. Ibi ngibi rero Ashton Hall aribwo yahise abwira Kagarara ati uyu mugabo wigize ubasha kuba wamwishyura amafaranga cyangwa se ubasha kuba wamwishyura kugira ngo ukuremo icyo kiguzi nibura yabashe kuba yaguhereza?
aramubwira ati sinigeze mwishyura uyu Ashton Hall, ariko yahise agira umutima rwose ukomeye, aramubwira ati nzagufasha tubashe kuba twakishyura uyu Aga Promoter kugira ngo tumushimire cyane kuba rwose yaratumye abantu benshi bakumenya hirya no hino muri iyi si, dore ko yongeye mbizi kuzavamo umuntu ukomeye cyane, dore ko intego y'uyu mugabo Ashton Hall akimara kuba yahura n'uyu Kagarara yahise amubwira ati mfite intego yo kuba nakura iyi account ya Instagram ku bihumbi 200 tukabasha kuba twageza kuri miliyoni y'aba followers, dore ko yewe nibiramuka bigenze nk'uko uyu Ashton Hall yabipanze, uyu Kagarara nta kabuza rwose azaba abaye umu content creator wa mbere wo muri iki gihugu cy'u Rwanda ufite abantu benshi cyane bamukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga, dore ko yewe azaba afite abantu barenga miliyoni cyane, yewe n'abandi barengaho, dore ko no mu gihugu cy'Ubuhinde yabashije kuba yabikorera uwitwa Indian Ashton Hall, we yabashije kuba yamugeza kuri miliyoni imwe n'abantu ibihumbi 400 babasha kuba bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram, dore ko yewe bitagarukiye ahangaha ku rubuga rwe rwa Instagram uyu Ashton Hall ubasha kuba yakurikiranwa n'abantu bagera kuri miliyoni 19, yabashije kuba yafata izina Ashton Small cyangwa se Kagarara arishyira kuri page, bivuze ngo iyo usuye urubuga rwe rwa Ashton Hall bitubonamo n'izina Ashton Small, bivuze ko nyine babashije kuba bahuza ama account yombi kugira ngo uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara nawe imbuga nkoranyambaga ze zibashe kuba zakura, si kuri uyu Ashton Hall gusa, dore ko ye no kuri Indian Ashton Hall nawe yabashije kuba yafata izina rya Kagarara arishyira ku rubuga rwe rwa Instagram, aho umuntu wese usuye urubuga rwe ahita abona n'urwa Kagarara, dore ko yewe uyu Kagarara bafashe ari ku bihumbi 200 y'aba followers, tuvugana amaze kuzuza aba followers ibihumbi 300. Gusa iyi nkuru ya Kagarara ntabwo yagarukira ahangaha gusa, dore ko yewe n'uyu mugabo witwa Ashton Hall yabashije kuba yatembereza iyi Kagarara muri shop y'amamodoka, aramubwira ati ese wowe wahitamo iyihe muri izi modoka cyangwa se n'iyihe modoka wishimiye cyane, uyu Kagarara nawe ntakuzuyaza yamweretse Ferrari, abasha kumwereka Rolls Royce, izi ikaba yaramweretse ko ari zimwe mu modoka akunda cyane. Uyu Ashton Hall aramubwira ati ninsubira mu gihugu cyanjye cya Amerika nzaguhamagara uze rwose tuzitemberanemo izi modoka nk'uko zikunda, gusa nta kabuza uyu mugabo Ashton Hall uri gushaka kuba yaza mu Rwanda gusura uyu Kagarara iwabo ku ivuko, bisa nkaho n'ubundi azamusigira amafaranga menshi cyane nk'uko yabashije kuba yabikorera uyu wo mu Buhinde, n'ubundi akamugurira imodoka yo mu bwoko bwa Mahindra. Uyu Kagarara nawe rero bivuze ko rwose nta kabuza ashobora kuzamusigira imodoka nubwo tutazi ngo izaba iri mu buhe bwoko, gusa ajya mubwira ati abanyamakuru hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda n'aba content creator bo mu gihugu cy'u Rwanda bari kuba bavuganira uyu Kagarara ku buryo nyine RDB ibasha kuba yashora amafaranga kuri uyu mugabo witwa Kagarara kugira ngo akomeze agire yamamaza u Rwanda nk'uko abandi bantu bose babasha kuba babikora. Bari kwibaza ese gute RDB yafata amafaranga ikayashyira muri Visit Rwanda ikayashora mu gihugu cyo mu Bwongereza cyangwa se mu ikipe zigiye zitandukanye zo mu Bwongereza zirimo Arsenal n'izindi, tutabihereza noneho umwana w'umunyarwanda uri kubasha kuba yagaragara ku isi hose agende ntari kuba yakamamaza igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwira ati njya gutegura ikiganiro nitwa Abdati, niba wakunze iki kiganiro ndagira ngo mbwira ati reba hasi handitse subscribe ukandeho urebe no kukazogera ugakande kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi nkuru cyangwa se izindi video nziza cyane nk'izi duteguranye ubuhanga. Njye nitwa Abdati, ciao.